nje hano kugira ngo wenda tuganire ibintu bike cyane wenda ngenda nigira mu rugo aha ni mu muhanda wa Kimihurura nkuko mubibona bazagera hafi abazaze badusure. Hanyuma reka tuvuge ku rubanza rwa Bazayina, ngira ngo abantu benshi mwararukurikiranye ne guhavuzwe kenshi mu itangazamakuru, ndetse ibihano bya mbere abari basabiwe n'ubushinjacyaha byabanje gukanga abantu benshi. Muribuka ko baba basabiye imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 100. Ibi bihano rero n'ubundi urukiko rwanzuye byakomeje kuremera, kuko kugeza ubu urukiko rwanzuye ko umwanzuro wago udakuka, nubwo haba hariho amahirwe ko bashobora kujurira, ariko rwanzuye ko aba bakobwa bafungwa imyaka 25. Bamara gufungwa imyaka 25, noneho buri mukobwa wese akazatanga miliyoni zingahe, cyangwa se bakazanatanga miliyoni zigera kuri 4 aho kuba 100. Urumva ko ubundi miliyoni 100 niyo wenda bakubwira ngo tugufunga umwaka umwe uduhe miliyoni 100 bakufungure. Ntekereza ko abenshi mu ushobora guhitamo kuvuga ngo badufungure. Rero icyo umuntu wenda yavuga nuko nabira bihano ni ibihano biremereye cyane. Igifungo cy'imyaka 25 mwabantu mwe, imyaka 25 ni imyaka myinshi cyane, ku buryo ntekereza ko nta muntu utahise avuga cyangwa utikanze, kubera ko gufunga wenda ufite imyaka 25 bakagufunga indi 25, ntekereje ko biragoranye ko umuntu yakwizera ko, sinzi ku giti cyanjye ntabwo ntekereza ko wenda ibyo bakoze bari bazi ko bizagenda uko, siko wenda ntabwo rwose bari bazi ko ibintu bizavamo ibihano bikomeye cyane bishobora no kubageza ku myaka 25. Nyamara nibyo wenda bikwiriye no kubera wenda abandi somo. Please, ibintu byo gukinisha, ibintu byo gukora icyaha, wenda gukora icyaha nka kiriya cyane cyane wenda cyo kwangiza imyanya y'ibanga, cyangwa gukora icyaha kirimo kugerageza kwica umuntu, ni ibintu bifite ingaruka nyinshi zikomeye. Tubabariye wenda nk'imyaka, nk'ubu harimo abafite imyaka igera wenda kuri 25, bivuga ko rero nibafungwa iyo myaka 25 ntihatabaho kujurira wenda ngo babagabanyirize ibihano, ubwo byumvikane mu mibare ko bazavamo bafite imyaka ingahe, 50. Nibavamo bafite imyaka 50, biragoye ko umuntu ku myaka 50 ubwabyo bigoye ko umuntu yagira icyo yikorera. Sinzi niba harimo wenda muri bo bagiye biga amashuri, byumvikana ko inzozi zabo zirangiriye aho nyine, ugasanga inzozi zabo zigiye gukomerezwa mu buroko. Rero byumvikane ko biragoye, sibyo? Biragoye ko rwose mu myaka 25, kubera ko ni n'abakobwa. Ntabwo nibuka neza wenda imyaka umugore agiraho muri menopause, ariko byumvikane ko bazaza baranacuze batagishoboye wenda kubyara. Ugasanga nabyo wenda ni ibintu nanone nabyo bibabayeho, umuntu yavuga ko batari barateganyije. Sintekereza ko muri bo hari uwigeze atekereza ko iriya myaka yagerwaho, cyangwa se iriya myaka bashobora kwikatirwa. Ashobora kuba yarabikoze wenda bavuga ati reka tumwihanize atazongera. Ariko igifungo cy'imyaka 25, sinzi niba muri kugikurura mukacyumva. Igifungo cy'imyaka 25 na miliyoni 4, izo miliyoni wenda tuzireke turebe imyaka, kumara imyaka 25 mu buroko, hejuru yo kuvuga ngo umuntu bagutwaye umugabo nawe wenda utari uwawe, cyane ko bari bose nubwo bavuga ko umugabo yari uwabo, ariko ntawe bari barashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni kwa kundi wenda abantu bagwanira uwo muntu. Ibyo byonyine bikashyira itsinda ahantu hamwe ry'abantu bagera kuri 5, bagakatirwa imyaka 25 yose ubuzima bwabo. Ntekereza ko ubuzima bwabo babugiye mu kaga. Ni ibintu muravuga ko atakwishimira, ibintu atakwishimira nanone, ariko umuntu akavuga ko ku rundi ruhande atari ibintu bateguye. Ntabwo ari ibintu bateguye, cyangwa se yo kuko baza kubitegura yari myaka bari kuyitinya. Icyo umuntu yavuga rero wenda dusoza, mwebwe sinzi ukuntu mwabyakiriye, ariko ikigaragara ni imyaka myinshi bazamara muri gereza, ndetse bicuza icyatumye bijandika mu bikorwa nka biriya. Umuntu yavuga ko bitari birimo n'inyungu zikabije. Ni isomo rero kuri twe, kuri mwebwe, kuri wowe wenda wajya gukinisha ibintu bimwe na rimwe
watereka uyu muntu mwihanire niyihanize n'ubundi ntabwo yanyumvaga. Rimwe na rimwe rero bakunda kuvuga ngo bigezo irica, ujya kubikora ujye utekereza ko rimwe na rimwe bishobora kukubyarira ibyago. Reka tubyihorere rero, reka turangiriza aho. My name is Didas. Mubwira ngo reka twigire muri comment, mwe mubyumva mute? Ni ibihano kuri njye rwose biremereye cyane. Ntekereza ko abana b'abakobwa ntabwo bigeze batekereza ko byazagira ingaruka zingana gutya, ariko nyine nuko kwihangana, ubutabera nyine yo bwaje buba bwaje. Ariko ku rundi ruhande kandi tukavuga ngo n'uwo bangije nawe akomeze yihangane, ariko nanone bibere n'abandi somo, ntazagira umuntu ujye ukunda gukinira ku burenganzira bw'undi, cyane cyane wenda bigeze no ku bintu nka biriya by'amafuti ngo gupfa umugabo ntabwo ari ukubavugiraho, ariko buriya natwe yabidusigiye nyine amasomo akomeye. My name is Didas. Tujye muri comment tuganire, keep subscribing.